Haleluya, haleluya. Ndabashuje bene data mu izina rya Yesu Kristo. Nongeye kubifuriza umugisha w'Imana n'amahoro y'Imana. Aha ni Mama Matilda ugarutse imbere yanyu n'ijambo ry'Imana. Ndabizi ko mwari mukumbuye ijambo ry'Imana. Turashima Imana ko yongeye kuduha amahirwe yo kuganira ku ijambo ry'Imana. Umwami Imana ashimwe cyane. Shima Imana ko yaturinze namwe ikaba yabarinze ukuboko kw'Imana kwiza kwabanye natwe mu bihe bikomeye kandi bitambutse twabonye neza y'Imana. Haleluya. Umwami Imana abaha umugisha. Reka dutangire dusenga. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, Imana ikomeye cyane kandi Imana nziza. Imana ifite ubutware n'ubushobozi mu kuboko kwayo, Imana ifite kwiringirwa, gupfukamirwa no gutambirwa. Uhabwa icyubahiro n'ikuzo mwami. Tuguhaye ikaze muri uyu mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ryawe ryiza. Mana turaguha icyubahiro yewe n'abakunzi ba Naweza TV. Turavuze ngo ni wime wamamare utegeke kandi uganze. Turakwiyeguriye twegura imitima yacu. Ngwino mwami Imana utuganirize, ngwino twubake, ngwino dukize. Ngwino mwami ukore ku mitima y'ubwoko bwawe aho bari hose. Ndabizi neza uri Imana ngari ugera hose. Izina ryawe rigera nirishimwe, uhimbazwe mwami kandi upfukamirwe utambirwe kuko no kwiri icyubahiro. Urakoze data turagushimiye mu izina rya Yesu. Amen. Impamvu uvuga ngo turashima Imana yaraturinze mu bihe bikomeye twabonye ukuboko kwayo. Nabonye neza y'Imana muri iyi minsi, nabonye kugira neza kw'Imana. Nari maze igihe ndwaye, niyo mpamvu mutamerukaga. Benshi bagiye bamvugisha, ese ko tutakikubona muri studio byagenze bite, ese ko usigaye uduha ijambo tubona atari rivuye muri studio. Burya nari yaranjaga nkabikora gusa uko mbishoboye kugira ngo ntimubure ijambo, ariko nari maze igihe ndwaye. Nari maze igihe ndwaye, covid yambereye ikigeragezo. Satani yandashuye umwambi, covid ingeraho ndarwara, umubiri urazahara. Maze igihe ntameze neza mu by'ukuri hafi kwezi kose, ariko nabonye Imana. Nabonye Imana muri ibyo byose. Imana yambereye yo kwizerwa. Imana yacu ituba bugufi mu bihe byose. Ndashima Imana rero ko yankijije nkaba ngarutse mu murimo w'Imana, numva mfite imbaraga mu mwuka no mu mubiri. Haleluya. Mwuka no mu mubiri ubu ndumva meze neza. Ndashima Imana ku bantu babashije kunsengera, hari ababimenye baransengera, nawe utarabimenye ndakubwiye ngo nabonye ineza y'Imana kandi nzi ko nawe wabonye ineza y'Imana. Haleluya. Imana yacu niyo kwizerwa. Hari n'igihe rega tuvuga ngo ni Satani, hari igihe Imana yemera ko bitugeraho kugira ngo turemere ubundi buhamya. Ubu nzanye ubundi buhamya kandi nzanye izindi mbaraga. Yesu wacu ashimwe cyane. Imana rero ibaha umugisha. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza. Reka dufate Bibiliya zacu. Nkunda kubivuga ngo iyo nsoma ijambo ry'Imana nawe urisoma biba karusho kurenza ko naba nsoma wowe ukurikiye gusa. Haleluya. Uyu munsi nkuzaniye ijambo rero nkuko nabikubwiye, hari amavanye izindi mbaraga. Nzanye ijambo rivuga ngo Imana igiye gukora ikintu gishya mu buzima bwawe. Haleluya. Nkuko nanjye yakoze ikintu mu buzima bwanjye, ikambyutsa, ikandengera, nkaba numva mfite imbaraga mu buryo bwose bushoboka. Kandi nkaba narabonye ineza y'Imana. Ntacyo nigeze nyiburana muri ubwo burwayi nabonye ukuboko kwayo. Haleluya. Nawe rero nkuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo Imana igiye gukora ikintu gishya mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ninde muri mwebwe witeguye kubona ikintu gishya Imana igiye gukora? Yesu wacu nashimwe cyane. Imana igiye gukora ikintu gishya mu buzima bwawe. Ubwo ndavugana n'umuntu umaze igihe uri mu bintu bimurambiye. Umaze igihe uri mu burwayi, umaze igihe wenda uri akazi katagenda neza, umaze igihe wenda mu rugo bitameze neza, umaze igihe ubuzima bukuvangavanze bukugoye, mbega umaze igihe ubona uri mu bintu urambiwe. Naje kukubwira ngo ibya kera byibagirwe. Biti inyuma yawe, bitera umugongo, umenye ngo Imana igiye gukora ikintu gishya mu buzima bwawe, ariko witegure kugisingira. Imana irakorana n'abantu biteguye gusingira, abantu bafite kwizera, abo niba Imana igiye gukorana nabo. Haleluya. Abantu bateguye umutima wabo kwakira. Paulo yabivuze neza ngo nibagirwe ibiri inyuma kugira ngo nsingire icyo Kristo amfatiye. Nawe rero wibagirwe ibiri inyuma byatambutse, byakugoye, byakubabaje, ibyakuremereje, byakuvangavanze, kugira ngo usingire ineza y'Imana, usingire ikintu gishya Umwami Imana aje kurema mu buzima bwawe. Haleluya. Reka rero tujyane dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya, ibice byaho 43 guhera ku murongo wa 18. Aravuga ngo ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Haleluya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Yesu nashimwe cyane. Haleluya.
ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho, dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Imana iravuga ngo ibya kera tubyibagirwe. Imana irakubwira ngo ibya kera ubyibagirwe, ibyakubayeho, ibyakubabaje, ibyakugoye, abagukomerekeje, abakurishije, ibihombo wagize, agahinda wagize, gupfusha wapfushije ukababara ugakomereka mu mutima, ubyibagirwe. Usaba Imana, Imana iguha imbaraga zo kubisiga inyuma, kuko ugiye gukora ikintu gishya. Imana ije guhindura amateka, Imana ije kukuremera umunezero, Imana ije kukuremera umugisha aho maze igihe uhomba, Imana ije kuguha ibitwenge, ije kuguha guseka aho maze igihe urira. Haleluya! Ngo ibya kera mubyibagirwe kandi ngo ibyashize mwe kubyitaho, ngo ko ngiye gukora ikintu gishya mbese nimuzakimenya. Ese mwene data mukunzi wa Anaweza TV, wowe ukurikiye witeguye kubona ikintu gishya? Ese ufite amaso yiteguye kubona ikintu gishya Imana igiye gukora? Haleluya! Ngo ibya kera mwe kubyitaho, ntabwo ku bwacu twabishobora, ku mbaraga zacu ntabwo twabasha kwirengagiza ibyatubabaje, ibyadukomerekeje. Ntabwo twabasha kwibagirwa abantu batubabaje kubw'imbaraga zacu. Ibihombo se twagize mu kazi, uburyo se batwirukanye mu kazi, ibyo nabyo ntabwo wabasha kubyibagirwa. Ariko kubw'imbaraga z'Imana, senga Imana uyibwire ngo Mana, mu mutima mushya, ndemamo umutima mushya, umutima w'inyama n'amaraso, mu mutima wo kwibagirwa. Kora ku marangamutima yanjye, uhembere Mana ubuntu bwawe mu mutima wanjye, mpaguhembuka, mpakongera kukwizera, mpakongera kwagukira mu kukumenya, mpagusoma ijambo, nk'umunezero uguturutseho. Hari n'igihe rega umuntu atabishobora kubera aba yarakomeretse, yarababaye, none ugasanga urazenguruka muri bya bindi, waryama ugatekereza bya bindi, waba ugenda ugatekereza uburyo ushomereye abandi bari ku kazi, ugatekereza uburyo abana bawe babayeho nabi kubera ubushomeri, cyangwa se indwara zisimburanwa mu rugo rwawe, mbese ukananirwa kwakira ineza y'Imana. Ariko usenga ubwira Imana ngo Mana, nk'ubuntu, nk'imbaraga zo kunesha, nk'umutima wo kwibagirwa no kureka no gutinyuma, kubitera umugongo ibyambabaje, kugira ngo nsingire ineza yawe, singire ikintu gishya ugiye gukora mu buzima bwawe, kugira ngo nakire ineza yawe Mwami Imana. Haleluya! Bwira Imana ikurememo umutima mushya w'inyama n'amaraso, umutima wakira ijambo ry'Imana, umutima wakira ineza y'Imana. Haleluya! Bwira Imana niyo ishobora byose, ariko umenye ngo igiye gutembesha amazi mu butayu. Turabizi mu butayu ni ahantu humagaye, ni ahantu hataba ibiti, ni ahantu hadatuwe, ni ahantu hatameze neza, ariko ijambo ry'Imana niko ritubwiye. Dore hano umurongo wa 19 avuga ngo dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka muzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe imigezi mu kidaturwa. Imana igiye guharura inzira mu butayu, itembeshe imigezi mu kidaturwa. Mu butayu haba hakakaye, hari umuyaga, hari izuba ryinshi, umaze igihe iwawe nta mugisha winjiramo, umaze igihe mu bucuruzi bwawe ari ibihombo, icyo ukoze cyose ugahomba, umaze igihe ugerageza gushakisha akazi, ugerageza mbega iwawe ni mu butayu, ibyo ukora byose ni ibihombo, harumagaye, ntago bigenda, ibyo wakoraga bikamera neza byarahindutse. Kubera iki? Uri mu gihe cy'ubutayu, birumye, mbega nta guhehera, nta kavura, nta buhehere buhari, birumye byose, ibyo ukora byose birumye, ibintu byose birakakaye. Ariko Imana iravuze ngo ije gutembesha imigezi mu kidaturwa, ije guharura inzira mu butayu. Nshuti, aho utabonaga inzira, Imana ije kuhaharura inzira. Aho utashoboraga kunyura, Imana ije kuhakunyuza. Imana ije gutunganya ibitari bitunganye imbere yawe, ije kugorora byari bigoramye imbere yawe, ije gutembesha amazi mu butayu. Nawe mu butayu urahazi, urahumva, nta cyiza kibayo, nta mwero ushobora kuboneka mu butayu, nta mahoro umuntu ashobora kugira mu butayu. Mu butayu nyine ni uba ibintu bitagenda. Imana rero ubwo ivuze iri jambo ngo ije guharura inzira mu butayu, ije gutembesha amazi mu kidaturwa, ubwo ni ukuvuga Imana ije gukora ikintu gishya. Yari bigukomera, Imana ije kubitunganya. Iravuga ngo ko igishya kigiye kwaduka, ese muzakimenya. Icyo usabwa nshuti yanjye ni ukugira umutima witeguye kwakira igishya Imana igiye gukora, ni ukugira umutima witeguye n'amaboko ateguye kwakira. Haleluya! N'amaboko ateguye kwakira ineza y'Imana.
hari igihe ndabyibuka hari igihe twajyaga tuvuga ngo iyo ugiye kwakira amafaranga ngo wumva ngo ibicuro ngo mu biganza mbese ukicara utegereje amafaranga agiye kuva he ngiye kwakira kado cyangwa ngo twari dufite ukuntu tuzi kumenya izo sinye ngo igicuro ngo niba kigucura cyo hasi ngo cyangwa cyo hejuru ngo hari kimwe kigucura ngo ukabona ikintu cyiza ukabona nk'umuntu utari uherutse ariko ngo hari n'ikigucura ukarira. Muri iyi minsi rero reka ibicuro byo kwakira ineza y'Imana bikugereho, reka ibiganza byawe byagurire kwakira ikintu gishya Imana igiye gukora. Haleluya. utegure umutima wawe, bwira umutima wawe ngo umutima wanjye nturizamo wimpagararamo kuko Imana igiye gukora ikintu gisha. Nubwo maze igihe ndira ariko Imana igiye gukora ikintu gisha. Haleluya. Nubwo maze igihe ibintu bitagenda ariko Imana ije gutembesha amazi mu butayu mu kidaturwa. Haleluya. Ijambo ry'Imana muri Yeremiya ibice 33 haravuga ngo guhera ku murongo wa 2 n'uwa 3 ngo uku niko Uwiteka avuga, ari ugira icyo akora, ari ukirema akagikomeza. Uwiteka niryo zina rye, aravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Haleluya. Ushaka kumbaza ngo mama Matilda icyo kintu gishya kirava hehe, ibyo bitangaza biraza guturuka he, ese izo nzira umbwira ngo Imana igiye kuzirema biragenda gute? Mbega iyo uri mu buzima bukugoye bukuvanze bukubabaje buguteye guhagarika umutima ntabwo wakira ijambo ry'Imana, biragukomerera. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye hano muri Yeremiya ngo nduwiteka, muvuga ijambo ry'Imana rivuga ngo nduwiteka Imana igira icyo ikora ikakirema ikagikomeza. Ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Iri jambo naryo ryaje kuri Yeremiya, nawe bimuvanze, nawe bimukomereye, nawe ari mu nzu y'imbohe, nawe ababaye, nawe aboshwe, nta munezero, nta mudendezo, nta byishimo. Mbega nawe yari mu butayu mu yandi magambo. Imana iramureba ibona Yeremiya yarashobewe, ibona Yeremiya ntazi icyo gukora, ibona Yeremiya acitse intege, iramubwira iti yewe Yeremiya we umva icyo ukwiriye gukora, ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruje utamenya kuko ni njyewe ufite ububasha n'ubushobozi mu kiganza cyanjye bwo kugira icyo nkora nkakirema nkagikomeza. Haleluya. Nawe rero icyo ukwiriye gukora ni ugutabaza Imana, ni ukwizera Imana, ni ukuyihanga amaso, ukizera ko ibyo Imana ivuze no kubikora ibikora, ukamenya ngo aho hatari inzira Imana ije kuharema inzira kuko yabwiye Yeremiya ngo ninjye ugira icyo nkora nkakirema nkagikomeza. Umenye ngo Imana ije kugira icyo ikora mu rugo rwawe, Imana ije kugira icyo ikora mu kazi kawe harimo intambara, Imana ije kugira icyo kuremera wamushomerewe umaze igihe ushomerewe warize, Imana ije kugira icyo kuremera wowe urwaye maze igihe ku gisasiro, maze igihe mu bitaro, maze igihe urwariye mu rugo. Haleluya. Ahubwo buhamya nabuguha nabonye neza y'Imana ikiza indwara, abantu bariho barapfa hirya no hino bicwa na COVID, kuba narakize ni neza y'Imana, ni bitangaza by'Imana kugira ngo nkubwirire ijambo. Niyo mpamvu nkuzaniye ijambo rivuga ngo uje gukora ikintu gisha. Imana yarikize ku mutima wanjye ko uje gukora ikintu gisha. Haleluya. Icyo ukwiriye gukora rero ni ugutabaza Imana, ukayizera, ukayiringira. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Reka turangirize mu ijambo riri muri Zaburi ibice 33 umurongo wa 8 n'uwa 9. Haleluya. Zaburi 33 umurongo wa 8 n'uwa 9 haravuga ngo isi yose yubaha Uwiteka, abari mu isi bose bamutinye, kuko yavuze bikaba, yategetse bigakomera. Isi yose yubaha Uwiteka, bari mu isi bose bamutinye kuko yavuze bikaba kandi yategetse bigakomera. Iyo Mana iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Bari mu isi bose bamwubahe, bamutinye, bahindishwe umushyitsi n'imvugo y'Imana kuko igihe cyose Imana ivuga ibyo izakora. Ntabwo ari nk'aba bantu bagiye bagusezeranya ntibasoze ibyo bagusezeranije. Haleluya. Ntabwo ari nk'aba bandi umuntu yarakubwiye ngo azagushakira akazi urabyizera rwose, utangira no kwishyira mu mwanya n'umushahara utangira kubara icyo uzawukoresha, ariko bigeze haragukoshona cyangwa se wenda nawe yarabinaniwe kuko abantu bagira aho bagarukira. Yesu ashimwe cyane. Ntago rero Imana ari umwana w'umuntu ngo ibeshye, ibyo yavuze no kubikora izabikora. Si yose yubaha Imana, bari mu isi bayitinye, bamenye ko Imana ivuga igakora kandi ikabigaragaza. Haleluya. Rero naje kukubwira ngo Imana ije gukora ikintu gisha. Icyo usabwa ni ukuyizera,
ukayiringira ukamenya ko Imana ivuga yarangiza igakora kandi ikabisohoza, kandi ukamenya ngo n'ibidahari izabirema, kuko n'Imana igira icyo ikora ikakirema ikagikomeza. Ahatari inzira izaharura inzira, izaharema inzira, kuko ifite ukuboko kurema. Ikindi ijambo ry'Imana riratubwira nanone muri Yeremiya 32 numva ari umurongo wa 29 ngo ko dore ndi Imana y'ibifite imibiri byose. Mbese hariho ikinanira? Imana y'ibifite imibiri byose hariho ikinanira? Iyo yakuremye ikakuremesha ubuhanga bwayo n'imbaraga zayo, ikakubumbabumba uko ibishaka, ikakuremana ubwo buranga, ikakuremana ubwo buhanga n'ubwo bwenge n'ubwo bumenyi, ikakurema mu buryo budasanzwe, mu buryo budasa. Uzi ko ntawe musa, urisa usa n'Imana yawe. Yaragutatse, iragutunganya, ikugirira neza. Iyo imenya kuryama kwawe ikamenya kubyuka kwawe, imenya gusinzira ikamenya gukanguka, iyobora intambwe zawe. Haleluya. Imenye ejo hawe hakaba hari mu biganza byayo. Nshuti yanjye nta cyayinanira. Icyo usabwa ni ukuyizera, ukayiringira, ukamenya ngo n'Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ukamenya ngo iki ni igihe cy'Imana kunkorera igitangaza. Niba ivuze ngo ugiye kurema, umenye ngo ugiye kurema, umenye ngo ije guhindura, umenye ngo ibya kera bigiye kuvaho, Imana irema ikintu gishya. Kubera iki? Kuko ifite ububasha n'ubushobozi mu kuboko kwayo. Rero Imana twizeye n'inyamaboko, nta kinanira. Nshuti yanjye, komezwa n'iri jambo ry'uko Imana ije kurema ikintu gisha. Imana ije kuguhindurira amateka. Imana ije kukwitamururira wowe umaze igihe ibintu bitameze neza. Imana izanye ibirori mu rugo rwawe wowe umaze igihe uri mu bihe by'amarira. Imana ije kunyuranya ibihe. Haleluya. Imana ije kunyuranya ibihe. Imana ije kukuremera ishimwe ry'umutima wawe, kandi ije kugukorera ikintu gisha. Wakire rero ubuhanuzi, wagukire kubwakira, kandi umutima wawe ubwire ngo umutima wanjye akiri neza y'Imana. Ukwezi kwa 9 n'ukwezi k'ubuhanuzi. Ababyaye barabizi, abamama barabizi. Uhera mu kwezi kwa mbere indi ifite umunsi umwe, ukwezi kumwe, amezi 2. Iyo ageze mu mezi 9 rero haburaho iminsi mike uba witegura kwakira. Mutima wawe waguriye kwakira ibirori, mutangiye gutegura, muri za shopping, mugura imyenda y'umwana, mutunganya ibidatunganye, za berisore kare ziro zitegurwa, ibintu biriho bihinduka. Ndetse n'icyumba kigategurwa cy'umubyeyi azaryamamo n'umwana bakakidekora. N'umwana w'umukobwa bakamenya uko badekora, bagashyiraho za pinki. N'umuhungu bakamenya uko babigenza, bitegura kwakira umwana, umugisha uje mu rugo. Buriya rero habaho imyiteguro. Nawe witegure ko muri uku kwezi kwa 9 ugiye kwakira ineza y'Imana. Ni igitangaza, ugiye kubona umugisha. Imana igiye kuguha umugisha, ugiye kwakira. Itegure nk'uko umubyeyi yitegura kwakira umwana amezi 9 yuzuye. Nawe tegura umutima wawe kwakira igitangaza, kwakira ikintu gisha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Tegura umutima wawe kwakira ikintu gisha ufite amashusho. Hakwa kundi umubyeyi nyine aba yitegura. Utangire kumva yuko ikintu gishya kigiye gukoreka. Amezi 9 uku kwezi kwa 9 kugiye kugera, uvuge ngo igitangaza cyanjye kigiye kuvuka. Nkuko umwana avukira amezi 9 uvuga uti nanjye uku ni mu kwa 9 igitangaza cyanjye kigiye kuvuka. Ineza y'Imana ngiye kuyibona, ngiye kwakira umugisha. Tegura umutima wawe, ntabwo Imana izakunyuraho, ntizaguhitaho. Ariko Imana ntabwo igikorana n'umuntu utiteguye. Ntabwo Imana igigirira neza umuntu utateguye umutima, utagukiye kwakira, udafite ibiganza byakira ineza y'Imana. Ugomba rero kwitegura, ugashyira ibintu mu buryo, ukavuga ngo ngiye kubona akazi. Mbega wicare witeguye kwakira telefone isaha n'isaha, wicare witeguye kwakira ineza y'Imana isaha n'isaha. Imana ifite imfunguzo zifungura imiryango yose. Iyo miryango yari maze igihe ikinze imbere yawe, Imana ifite imfunguzo ziyikingura. Haleluya. Naho imiryango yaba yaraguye umugese, reka nkubwire nshuti yanjye, Imana nigira ikikora ikakirema ikagikomeza. Yiteguye rero kukurengera. Ushobora kuba uri mu manza, hari abakugambanira, hari abakwanze, hari abakubeshyera. Imana ijya inyuranya imigambi. Haleluya. Imana ijya inyuranya imigambi. Imana ijya iburizamo imigambi y'inshakura n'indyarya. Imana igitesha agaciro ibiduhagurukiye, akaba ari itegeko kuko nivuga bikaba ngo imigambi y'Imana ikomera iteka ryose. Uze gusoma rino jambo nagusomeye riri muri Zaburi ibice 33. Urisome urirangize. Yewe nasomyemo 28 n'uwa 9, wowe ukomeze hepfo. Uraza kubona ngo imigambi y'Uwiteka niyo ihama, niyo ikomera. Ariko iyo abana b'abantu, iyo abagome n'abagambanyi, Imana izayinyuranya. Itegera abariganya mu buriganya bwabo, ikaburizamo imigambi yayo.
y'incakura n'indyarya. Reka imigambi y'incakura n'indyarya Imana ikayitesha agaciro, imigambi y'Imana akaba ari isohora. Ntabwo Imana yakureka uyiringiye uyizeye utegereje ineza y'Imana, hoya. Haleluya. Utegure rero umutima wawe kwakira ikintu gishya muri uku kwezi kwa 9. Uvuge ngo umwana wanjye agiye kuvuka, igitangaza cyanjye kigiye kuvuka, umugisha wanjye uraje, umubone mwakire. Mbega itegure nyine, nkuko twavuze ngo abagore baritegura bagiye kubya, itegure ko igitangaza cyawe kigiye kuvuka. Kiraturuka he? Simazi. Wowe nawe ntuhazi, ariko Imana irahazi, yaremye ijuru n'isi. Biraza kugenda gute? Nindi Imana iri bucisheho umugisha? Ntabwo muzi, ariko Kristo aramufite kandi aramuzi. Amafaranga araza kuva hehe? Niba ari ukeneye, isi nibiyuzuye n'ibyo Uwiteka, banki zose ni izayo. Yesu ashimwe cyane. Shatse yakura mu Rwanda, shatse yakura mu mahanga, shatse yakura aho ariho hose. Niki kinaniye Uwiteka se? Ko ari Imana ibifite imibiri byose, nta kinanira. Haleluya. Urasabwa rero kwizera no gutegura umutima wawe kwakira ineza y'Imana, ukamenya yuko Imana ari igambirira kandi igasohoza, nta kirogoya imigambi yayo. Imana ifite ububasha n'ubushobozi hejuru y'ibintu byose. Ikindi kandi ni Imana idakoze isoni abayiringiye. Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana rirambwira muri Yesaya ngo kuko Umwami Imana azantabara. Haleluya. Kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara. Mu maso yanjye hagakomera, hakamera nk'urutare. Haleluya. Njyewe ubabwiye bahaye ubuhamya ko Imana yankije COVID aho nari ndyamye, hariho igihe ugira intege nke no gusenga ntibikunde, ariko numvaga hari ijambo riza muri jyewe, hari ihumure riri muri njyewe, nkumva hari ijwi rinyongorera, numva hari amayerekwa ngenda mbona. Reka nkubwire, Imana ni yacu kandi Imana itubera amaso. Haleluya. Imana itubera amaso, Imana n'umutabazi utabura guseruka mu makuba no mu byago, Imana n'imbaraga zacu, Imana ni ukubaho kwacu. Haleluya. Iraneza ko Imana niko kutubesha. Mpamvu tudashira suko umwanzi yahagaritse gukora, suko intwaro zikurwanya zahagaze, suko Satani yahagaritse gucura intwaro. Hoya, impamvu tudashira nuko Uwiteka tubereye maso. Haleluya. Nuko Uwiteka tubereye maso. Ndumva umutima wanjye ufite ishimwe. Nizere ko nawe numara kubona ikintu gishya Imana igiye gukora uzagira ishimwe kandi ukampamagara ukavuga ngo Mama Matilda, ibyo wambwiye ndabibonye, mbibonesheje amaso yanjye, mbonye kugira neza kw'Imana. Nari mfite ikintu kimaze igihe hari umusozi imbere yanjye ariko Imana irakirituye. Uzampa ubuhamya, uzambwire kugira neza kw'Imana. Uzampamagare nguhe umwanya, uzutanga ubuhamya, uvuga ineza y'Imana, dukomeze abandi. Yesu ashimwe cyane. Umwami Imana rero aguha umugisha nshuti yanjye, mukunzi wa Naweza TV, izera Imana, wizera ijambo ryayo, kuko Imana ibinyuma y'ijambo ryayo ikarisohoresha imirimo n'ibitangaza. Uwiteka bishimire kandi abagirire neza. Wowe utarakora subscribe, ukore subscribe kugira ngo video zose zizajya zica hano kuri Naweza TV uzajye uzibona. Fashwe n'ijambo ry'Imana. Ikindi kandi ntukihererane ineza y'Imana. Jambo ryakufashije ryoherereze mugenzi wakoresha ayo mamega ariko umugisha Imana yaguhaye woherereze utaribonye kugira ngo nawe abone ihumure amenye ko Imana igiye gukora ikintu gishya yitegure kwakira. Uwiteka abaho umugisha rero. Data ndagushimiye Mana ikomeye kandi Mana nziza, Mana yera ifite ububasha n'ubushobozi mu kuboko kwayo. Ndakunezerewe Mwami, gushimiye kuje gukora ikintu gishya mu buzima bw'abana bawe. Data bari bamaze iminsi bari mu butayu, bari mu bihe bikomeye biruhije. Birashoboka data ko iri jambo hari abantu riziye bari mu bihe bikomeye. Uku kwezi kwa 9 Mwami Imana bakira igitangaza, bitegure kwakira igitangaza koko ni wowe uvuze mu ijambo ryawe kandi ni wowe uje kubikora. Mwami wanje Mana, bashoboze bashyire mu mutima muzima, bahibyiringiro, bitegure kwakira ineza yawe nkuko umugore yitegura kwakira umwana, abari ku mutima wabo n'ibiganza byabo yitegura kwakira ineza y'Imana. Mu izina rya Kristo Yesu, abo bari bazahaye barwaye Imana, kuboko kwawe kubagereho kubakize. Bari bashomereye Kristo, akazi ni wowe ugatanga Mwami, ni wowe wimura abamukimika abandi Baba Mungu, ni wowe waruhura abarushe n'abaremerewe, ni wowe wahumuriza abamaze igihe bahungabanye. Uwiteka Imana, soza iri jambo ryawe mu mitima y'ubwoko bwawe. Kwezi kwa 9 tukwinjiranemo amashimwe mashya, tubone ikintu gisha, ibitangaza bikoreke ko kuri Imana isoza ibyo wavuze. Ndagushimiye Mwami Imana, cyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe, uhabwe ikuzo iminsi yose kandi n'abantu bose. Ndimi zose zature kuri umwami kandi mavi yose agupfukamire. Urakoze data mwiza, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Shalom shalom.